dutangira agafilimi kacu dore ko umukobwa uri gusabiriza muri ako kanya hagati hacaho umugabo arangije agahita amubwira ati nyakubahwa wampaye icyo ahita amurangiriza ati ndabizi ko utabyizera ariko njyewe nifitiye imipangu yanjye rwose weho ufata iyo mpeta uyishyire mu rutoki rwanjye nanjye rwose ndakwereka imipangu nifitiye nuko wa musore ubona ko bimucanze arangije agahita apfa kuyifata arangije agahita yikoza hirya akazana igiti amubwira ati kubera ko nyine umugore wawe utagushyingurana iyo myenda imeze gutyo muri make ariko amubwira ko umupangu afite ari ukugenda akabwira wa mugabo ko yamushyinguye nuko wa musore ubona ko atunguwe cyane agahita yongera kumubaza ati ngo iki ntibyatinze wa mugabo rwose washakaga wa musore yari yamutegereje agahita yumva umuntu arinjiye nuko agahita amubwira ati ese ni gute amujugunyira n'imyenda yari afite mu mufuka arangije agahita abwira uno mugabo ati ibyo ngibyo genda bimubaze ahantu namushyize munsi y'ubutaka munsi y'umuhanda muri make ari kumubwira ko rwose yamushyinguye nuko wa musore akitegereza umukobwa agahita abona ariseriye arangije agahita amubwira ati wamushyinguye se koko nuko wa mukobwa agahita amubwira amucira isiri ko yabirangije ubwo wa musore agahita atungurwa cyane arangije agahita amubwira ati ariko nibyo rwose yari abikwiriye nta mpamvu we n'umukobwa bakomeje kwishima cyane bararya baranywa bakarira ibiryo byose byiza bituma umubiri ubasha kumera neza mu bihe byiza cya gihe ariko ntabwo nigeze kumusezeranya ko uzaba umugore wanjye cyangwa se uzaza tukabana nuko agahita amubwira ati nyine mfite undi mugore turi kumwe hano ubu ngubu nuko wa mukobwa ubona ko atunguwe cyane agahita amubwira ati ngo iki nuko wa musore agahita akomeza kumubwira rwose amwihanganisha ati mbabarire cyane rwose ariko nyine urukumva ntabwo nijyenyine mfite undi muntu turi kumwe muri make ari kumuha impamvu nagiye ku muhanda nuko umugabo wanjye rwose yanteye indobo cyangwa se yamakaniye rwose nkahita mbura aho ndara muri ako kanya muri make ari kubwira umusore ko n'uriya mukobwa rwose byanga bikunda ashobora kuba agiye ku muhanda niba umugabo wamuhakaniye agasanga n'umusore nawe akamuhakanira nuko mu buzima bwacu bwa buri munsi ntugafate umwanya wawe utereta cyangwa ushaka umugore cyangwa se umugabo w'abandi ahubwo ujye ushyira imbaraga mu kwiyubaka ndetse no gushaka uwawe niba umufite ugashyira imbaraga mu bandi nimba nawe rero n'inkuru igushimishije cyangwa se hari ikikwigishije kidusangiza wandika muri komenti ikindi ntiwibagirwe like na subscribe nimba ari ugamije kuri iyi channel ikindi ukaba wanayisangiza n'inshuti zawe kugira ngo nabo babashe kuyibona murakoze cyane mwari kumwe nanjye King F ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.